prophecy agenda batambukaho hari ikindi cyerekezo mwerekeje mu nyorizi inama ndi kubaha nta kibazo, ariko mwumva ko hari undi muyoboro muganyemo byaba byiza. Bon, icyo ndumva nakibagiraho inama, mwazamushaka mukanaganira n'aba bantu navuze, witwa Knowless Butera, Tom Close mukamugisha inama, umuntu witwa Israel Mbonyi, memu n'umuntu witwa Jobel Ngabo Medi, bashobora kubafasha mu bijyanye na consistency music cyangwa se n'inzira y'ukuntu umuntu akora true agapfumura. Mwagize amahirwe murenga umupaka, mwinjira mu ruhando rwo kumenyekana. Ikiba gisigaye rero ni ukumenya kurinda ubwanyu n'ibihangano byanyu n'ubuzima bwanyu. Icyo nakibabwira. Ikindi cya kabiri, yaba Vestina yaba Dorcas na family yanyu muri nabahanga rero nababwira ngo ndashimira Imana ko kugeza uyu munsi step ya mbere nkuko babivuze mu kiganiro cyabo bari kugenda barekurana na system cyangwa se bari kurekurana n'umurunga bashamikanye n'uwitwa Murindahabi, nubwo bitarakunda neza. Mwabonye ko n'uyu munsi mu mvugo zabo bavuga ati turacyashimira MI, turacyashimira ubuyobozi bwa management, ariko nge nk'umuntu uzi kureba, nk'umuntu uzi gukora sentence, navuga ngo Imana ishimwe ko nibura hari step yuko aba bana batandukanye n'iri tsinda ryaba Murindahabi. Bivugira iki? Hari impamvu mbivuga nk'umunyamakuru, nkabivuga nk'umuntu wabaye muri music industry. Ibone mugashamikiraho ikintu cyitwa ibinyoma. Aba bahungu b'i Kigali barababoroka, muraza kumera nk'abandi bahanzi bandi, kuko inayi Kigali hari itsinda ry'abantu bazamura uwo bashaka bakamanura uwo bashaka. Kugeza uyu munsi reka mbaho urugero rwa hafi rw'umuntu wa hafi wanyu, nibwo muraza gutekereza ikintu ndi kubabwira. Uyu munsi mpamya neza ko hano muri uru Rwanda uyu munsi muri generation iriho pe, yaba bize ku Nyundo yaba bavukanye impano, nta muntu numwe urusha impano abantu babiri ngiye kuvuga. Umuntu witwa Niyo Bosco mu Rwanda ndahamya neza, nta muntu umurusha ubuhanga, nta muntu umurusha impano, nta muntu umurusha ubwenge, nta n'umuntu umurusha n'ubumenyi mu bintu byitwa umuziki. Ariko ibi biganza byaravuze ngo no, birafunga. Iyo byafunze hari za WhatsApp, hari amatelefone avuga ngo uyu munsi wirenga ahangaha. Bivugiye iki rero, cyangwa se impamvu bivuze? Iyo umuntu azanyemo ubwibone, kubeshya, ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya Prince Robert Rwanda, ni umuyoboro wanyu wacu, kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo tuganira mu biganiro byacu dushyira hano, yaba gospel talk, family talk, ubuhamya n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ikomeze twagurire intekerezo ndetse n'inama mu by'ubugingo n'umwuka ndetse n'umubiri. Niyo mpamvu iteka ryose iyo nje kuri kamera mbibasabira mbasegera ku Mana ngo Imana ijye ibarindira ubuzima, ibarindira umwuka muhumeka, ibarindira ubugingo ndetse n'umubiri wanyu n'ubutunzi Imana yabahaye, kugira ngo bitazaho umugayo. Hanyuma rero nguhaye ikaze nkwifuriza gukurikira iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye biba biri kuvugwa hirya no hino, ariko tugenda twungurana ibitekerezo mu buryo Imana ibishyize ku mutima wacu. Rero nkwifurize gukomeza kugubwa neza, abari mu makuba, amage, intambara, ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, abari kwa muganga nk'abamitsutsu barwaje n'abandi, mbifurije ko Imana y'amahoro yabagirira neza ikabakiza. Abantu bari mu nzu z'imbohe barengana, abantu bari mu makuba agiye atandukanye, mu manza bagiye bashorwamo n'abantu runaka, abantu bafite ibibazo by'ubushomeri, mwese mbatuyeho iby'imbaraga, ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kubasakaraho, yaba bari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Murabizi ko mbakunda, I love you so much. Abanuka, abatanuka, abangira inama, abanyanga, bankunda, mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo dukomeze twungurane ubwenge. Buriya iyo umuntu akwanga nuko hari ibintu ubukora mu buzima bwe atishimira, ariko nanone mujye mwuza, niko nkunda kubabwira ngo musesengure, mwanarize ese ibintu Robert bari kuvuga nibura harimo ibyiza hakamamo n'ibibi, ariko wowe ukwiye kuza ugacenshura nka kumwe umuntu arya ifi.
umuntu iyo ari kurya ifi aba agenda ajonjoramo akuramo turiya tuntu dushobora gufata mu muhogo tw'amafi, ariko agakuramo akaroti agatamira. Natwe rero ibyo tuba tuganira ujye wuze kabiri kugira ngo ubashe kugira ikintu ukuramo, kuko nanone ugende mu kigare cyo kuvuga ngo Robert ndamwanga ntiwumve ibintu avuga, ntabwo iteka ryose ariko ibintu byose mvuga n'uyunanyanga ariko n'ibyo mvuga ari bibi. Basi ujye uwuzi ibyo ndi kuvuga, ngewe unyange nk'uko bisanzwe, ariko mu by'ukuri uwuzi ibyo ndi kuvuga ushyiremo analyse na synthèse uvuga ariko ibi bintu byagira ikintu bimara. Ndabizi ko abantu bari mu mukumbi mutoya cyangwa se abantu bo mu ishyanga ryera cyangwa se abantu donc bari mu nzira ifunganye, ntago isi yacu uyu munsi bakeneye ibakunda irabanga, kuko n'umwami Yesu bamaze kumwanga. Ariko mbizi neza yuko nta kindi kitwicaza hano kiruta urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Anyway, sometime dukuramo n'amafaranga tugatunga imiryango yacu, bamwe nibyo badushinza ngo n'amaviews tuba turi gushaka, ariko ngewe nkanjye Prince Robert intego nyamukuru ya mbere ibitumye nicara hano kuri kamera no kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, dukomeze tuganire. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo uyu munsi kuri topic yacu uyu munsi tugiye kuganira kuki. Uyu munsi ndashaka kugaruka ku nkuru mwabonye y'itsinda ry'abaramyi, abahimbaji cyangwa se abaririmbyi baririmba indirimbo zarimba Imana. Ni itsinda rigizwe n'abana b'abakobwa babiri, umwe yamaze kuba umudamu uyu munsi ni Vestina na Dorcas. Mwabonye ko aba bana rwose bafite igikundiro kidasanzwe ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu tuba tuje no kugaruka ku nkuru zabo kugira ngo tubashe kubona izi viewership nk'uko tubibabwira, ariko nanone ku muntu udukurikira umunsi ku munsi akaba hari ikintu yakungukiramo gishobora kumufasha mu bwami bw'Imana. Nababwiye ko ubuzima bw'ibyamamare byaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba ibyamamare bivugwa muri Bibiliya, akenshi aba ari prophecy, aba ari ubuhanuzi. Ubuzima bwabo kuko buba buri ku karubanda, buri ahagaragara. Akenshi iyo uzi kureba ibijyanye n'iby'umwuka n'iby'ubugingo no kumenya gukora analyse no kwanaliza ubuzima bw'aba bantu b'ibyamamare, akenshi sometime aba ari prophecy ku buzima bw'abandi bantu batarenze umurongo. Bibutse ko umuntu wese ushobora kwambuka umurongo, agaca umurongo, agasiga abandi, akajya kuba icyamamare mu buryo ubwo aribwo bwose, akamenyekana yaba ubwitwa ububi n'ubwiza, uyu muntu hari ibintu bitatu bikomeye aba afite, ubishaka utabishaka. Icyambere, uyu muntu ava afite icyo bita ubumenyi bushamikiye ku mpano. Nta muntu numwe wabaho ugera ku rwego acika abandi, akagera ku rwego agera ku gasongero, inyenyeri ikagaragarira abantu bose, adafite ubumenyi muri icyo kintu runaka. Swat gishobora kuba ubumenyi bw'Imana nk'uko Yobu yanditse akavuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu yitoje gukiranuka, akagenda yitoza ubwenge bw'Imana no gukiranuka, akagenda ava mu bujiji, byanze bikunze agera ku gasongero. Niyo mpamvu twagiye tubona abahanuzi b'Imana bagiye batandukanye mu isezerano rya kera ndetse no muri Shya. Twagiye tubona abantu b'Imana nka ba Pawulo bagiye bakora ibintu bidasanzwe kugeza uyu munsi. Mpamya neza ko mu bantu isi ifite yibuka, yaba isi y'umwijima ndetse n'isi y'ubwami bw'Imana, umuntu witwa Pawulo ni umustar, ni ikimenywa na bose, arazwi ku rwego rwo hejuru. Ni icyitegererezo cy'abizera, akaba umwanzi w'abantu bo mu isi y'umwijima ku rwego rwo hejuru. Rero iyo umuntu yitoje gukiranuka, akubaho Uwiteka, akagenda areka ibyaha, ubuntu bw'Imana bukagenda bumwagura, bumwigisha kureka ibibi, bumwigiza imbere kugera ku rwego Bibiliya yemeye. Iravuga ngo abantu bahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri, must be a stars. Donc no mu isi y'umwijima rero abantu benshi bahindura benshi gukiranirwa, baka nk'inyenyeri, baba star, babi byamamare. Niyo mpamvu mubona ama red carpet agiye atandukanye bagenda banyuzaho abantu. Nta muntu numwe rero wamamara adafite ikintu bita ubumenyi muri icyo kintu yamamayemo. Hari abahanga b'abanyabwenge bakomeye cyane, bazi gukora ibyaha, bazi kunoza ibyaha, bageze ku rwego bafite ubumenyi mu byaha babinoza, nk'uko umugabo w'Imana Petero yabyanditse, aravuga ngo ukora icyaha wese n'uwa Satani. Ubu hari abantu bamaze kumenya kunoza ibyaha, barenga n'imbibi, bagera ku rwego bagira ubwenge mu gukora ibyaha. Kuko iyi si yacu uyu munsi hari abanyabwenge mu byaha, kweli hari abanyabwenge mu byaha, ku buryo umuntu akora icyaha, abo yagikoreye akaba aribo bagiraho ingaruka. Umuntu akaba yagenda akica umuntu, ahubwo abo yishe bakaba aribo bafungwa.
bafungwa. Urumva n'uburyo bwo kugenda abantu banoza ibyaha. Rero iyo umuntu ari icyamamare, nari mvuze ni hari ibintu bitatu bikomeye aba afite, arenga imbibi z'ubwenge bushamikiye ku bumenyi n'impano, hanyuma akabamo umuhanga. Iyo umuntu amaze kuba umuhanga agera ku gasongero. Rero mbaye ikaze rero muri iki kiganiro, ndashaka kugaruka kuri aba bana mwarababonye. Aba bana ni abahanga pe bafite amajwi ateye ubwoba, bararirimba ukubita soprano, ubakinga alto ukumva bari muri plafond, donc bararirimba. Icyo cyo tukemere. Kabiri, rwose mpamya neza ko cyane cyane uyu Kamikazi Dorcas, umwe mu bakobwa, donc bafite light ya teaching. Donc uyu mwana w'umukobwa, Imana y'amahoro ikomeje kumuha imbaraga, ikakomeza kumwishurira. Aba bantu bo mu isi y'umwijima banyaga intarano z'abandi, biba amatabaza y'abandi, biba amalight y'abandi, ntibamwibe. Ni umwigisha wemewe, donc afite impano yo kwigisha, teachers. Ni umu public speaker, ni umuntu uzi kuvugira mu ruhame. Mwarabibonye mu kiganiro yagiye akora ko ari wa mukobwa w'intyoza uzi kuvuga. Ni umunyabwenge rero. Ikindi, mpamya neza ko kugeza izi saha ni abahanga. Rero nababwira ngo ndashimira Imana ko kugeza uyu munsi step ya mbere, nk'uko babivuze mu kiganiro cyabo, bari kugenda barekurana na system, cyangwa se bari kurekurana n'umurunga bashamikanye n'uwitwa Murindahabi. Nubwo bitarakunda neza, mwabonye ko n'uyu munsi mu mvugo zabo bavuga ati turacyashimira MI, turacyashimira ubuyobozi bwa management. Ariko nge nk'umuntu uzi kureba, nk'umuntu uzi gukora sentence, navuga ngo Imana ishimwe ko nibura hari step yuko aba bana batandukanye n'iri tsinda ryaba Murindahabi. Bivugira iki? Hari impamvu mbivuga nk'umunyamakuru, nkabivuga nk'umuntu wabaye muri music industry. Nge nabaye muri music industry ikomeye, ku buryo nirwanaga n'abantu baririmba gospel n'abaririmba secular. Hari secret cyangwa se ari amabanga tuba tuzi abandi bantu bo hanze batazi. Mubona ibyamamare byanyu biririmba, bibashimisha, bibanezeza, bibajyana mu bicu, ariko inyuma ya behind ya biriya muba muri kubona habamo ikitwa kata. Uwitwa Bulldog yigeze kuvuga, aravuga ngo kata z'aba bagabo ni danger. Uwitwa buri kantu na buri nguni basuka amarira yabo, baravuga ngo baba tipe baratubabaza. Mwebwe mujye mwumva izo mvugo zabo. Hanyuma mwabonye uwitwa Yago ahaguruka avuga ati ngewe ndi guhigwa, ndi gushakishwa, kandi ni kata zibera muri iyi showbiz, muri iyi industry. Rero mwebwe ibyo mubona inyuma, abantu baje babaririmbiye, bakoze ibintu bidasanzwe, ariko inyuma behind haba amarira, ku buryo kugeza ku rwego umusani cyangwa se umusitari ashobora kuza. Iyo mvuze umusitari ni umuntu wese warenze imbibi zo kuba yamenyekana, ashobora kuza akaza imbere yanyu ari guseka, ariko inyuma mu mugongo harimo ibisongo by'amacumu, harimo ibisongo by'imyambi, harimo ibisongo by'imisumari yakandagiye mu birenge. Haba imibabaro idasanzwe, kugera ku rwego abo mubona bambutse, abakobwa n'abasore b'abahungu, hari ibitambo bigiye bitandukanye, ibitambo by'ubuzima bwabo, ibitambo by'ubusugi bwabo, ibitambo by'amafaranga, ibitambo by'ibibuno byabo batanga kugira ngo babashe kwambuka, barenga umupaka wo kugira ngo muze mubabone bari ku ma billboard, bari ku ma red carpet batambuka. Rero ibyo bintu byinshi cyane, bamwe nibyo batsindwamo, bakanga gukomeza uru rugendo, bagafata umwanzuro wo kubireka. Atari uko badafite impano, atari uko badafite ubuhanga, atari uko badafite ubumenyi, atari nuko wenda umunyarwanda yaravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Rero kuba aba bana barapasinze inzira yose baba baranyuze, buriya bayizi kuturusha. Natwe ubwacu tuba hafi yabo, hari ibindi bintu tuba tuzi mwebwe muba kuri kamera tutaza ngo tubabwire, kuko rimwe na rimwe byakitwa ingerence vitale, kwinjira mu buzima bw'umuntu. Rimwe na rimwe bishobora gukomeretsa uwo muntu, ariko kugira ngo umuntu yambuke agere ku rwego inyenyeri imurika nk'aba bana, ni urugendo rurerure. Kuva i Musanze rero baza rwose ubona ari utwana dushimishije, baza bakagwa mu biganza by'abanyamakuru bagiye batandukanye, bagwa mu biganza by'aba
Murindahabirene bagwa mu biganza by'Abanzizera Aimable ba Mike Karangwa, urugendo rwabo induru n'isereri bagwa mu biganza by'aba Idrissa bashyingirwa, mu biganza by'uwabajyanye muri Canada y'umubyeyi rwose w'umumama w'umuhanzikazi nawe Imana imumugisha. Ni urugendo runini rukomeye, ariko uyu munsi nifuje kuza gukora iki kiganiro kugira ngo niba bankurikiye, byanze bikunze ndabizi ko mfite contact zabo ndabaha link, ariko n'abafana babo abakunzi babo namwe mushobora kuba mukurikiye iki kiganiro, hari ibintu bigera muri bine nshaka ko tuganira, nifuza ko mwashyigikira aba bana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Gutandukana na Murindahabi Irene si ikintu cyoroheje, ni ikintu gikomeye, ni na decision isaba imbaraga, ariko ni igisobanuro cy'uko byanze bikunze aba bana hari ibindi biganza byabakiriye. Mpereye ku kiganiro bakoze mwabonye ko editing yabo iri hejuru. The second one, ntago bakoze ikiganiro hatari umuntu uri kuba kamera. Nkanjye nk'umu editor cyangwa se umuntu wizeye ibintu bya editing, biragaragara ko kira kiganiro cyicarirwa gikorwa kitari gifite iminota ingana niyo mwabonye. Uracyumva ukumva ko hari ibintu byagiye bikatwamo bikurwamo. Rero ibiganza byakiye aba bana mu ntega amatwi mu nyumve, ndashaka kubagira inama kandi ishobora kubafasha ikabajandura muri uyu mworera bari barimo, ariko nibareba nabi bashobora kuzahungira ubwayi mu kigonda. Ndahera hano cyangwa se ndinjira hano ngira ni reka manze ngira inama aba bana. Hari ijambo riri mu Migani ibice 6:16, ni ijambo nkunda kubwira abantu ko iyo umuntu atitondeye Imana ubwayo, Imana bituma imushyira mu burakari bw'umujinya bwabifitiye umujinya, donc icira no mu nzabyandwi z'umujinya bazarya abanzi b'Imana. Ni ijambo rivuga ngo hariho ibintu 6 ngo ndetse n'ibirindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi. Hariho ibintu 6 nako n'ibirindwi Uwiteka yanga urunuka bimubera ikizira. Icyambere kiravuga ngo n'amaso y'ubwibone, amaso y'ubwibone. Muri analyse zanjye nakoze no muri synthèse zanjye nakoze, nabonye ko Dorcas, ni byiza ko abantu bagukomera amashyi, ni byiza ko ushobora kujya kuri stage abantu bakakubaha, ariko n'iby'imbaraga, kugira imbaraga zo guca bugufi mu bantu bari kugukomera amashyi. Mu nyumve neza, iyo ngeze hano abantu batajya kuvuga ngo uranga aba bana, ntago mbanga. Dorcas simbivugiye Vestina, ubwo ni Dorcas nabonye haka kantu. Ni byiza ko abantu bagukomera amashyi, ariko hari indirimbo umuvandimwe umwe yaririmbye ivuga ngo mwana wanjye nubona abantu bagukomera amashyi uzajya uzirikana ayo mashyi n'izo mundu, ujye uzirikana ko wabayeho hari igihe nta muntu wari ukuzi. Donc uku gukomera amashyi nuko kukuvugiriza impundu n'izi commentaires zigushima. Abanyarwanda n'abahanga baravuga ngo ab'umwami ahamata na bamuvugiriza induru, abamukomera amashyi nibo banavuza n'akaruru. Rero kuba abantu bashobora kukwereka igikundiro kidasanzwe ni igisobanuro cyo kumanura amarangamutima yawe, ukavuga ati ibi bintu ni Imana ibikoze, ibi bintu ni Imana ibingiriye, si ubwenge bwanjye, si ubuhanga bwanjye, si imbaraga zawe. Kuko mu Rwanda no hanze yarwo dufite abantu bazi kuririmba babarusha, dufite n'abandi bantu babanje kuririmba bagira igikundiro. Donc namwe ubwanyu nuko mwaje mugahura n'isi ya digital era ikabafasha, ariko ntago muzagera ku rwego mugira igikundiro kingana n'icyo witwa Liliane Kabaganza. Hano twamukomeraga amashyi ari amaradiyo akora gusa n'amasede, ariko uyu munsi mugende mu musure website ye cyangwa se chaîne ye. Uyu munsi ari gukora ibiganiro bya YouTube akagira views 1000, ari kuvuga ibintu by'akagara n'iki na bino bintu bya za M23. Bivuze iki? Iyo umuntu adashyize imbaraga mu mutima wo guca bugufi akavuga ngo aha hantu ndi n'Uwiteka wahanshize, ikintu Imana ikora, Imana ikukura muri uwo murongo hakinjira mundi akaba abahanzi bagenzi banyu. Aka kantu rero mwana wa mama Dorcas, ugeze ahantu heza mu myaka myiza, imyaka
yo kuryoherwa, imyaka yo kwishimirwamo, ariko aka kantu ijisho ry'ubwibone, umutima wishyira hejuru, please uburinde. Ni akanama ka mbere nkugiriye. Ikindi cya kabiri, Bibiliya iravuze ngo Imana yanga urunuka, ni ikizira kuri yo, ururimi rubeshya. Buriya niba hari icyaha kibi kibaho ku isi, icyaha kibi kibaho ku isi uvanyeho icyaha cy'ubwibone, kuko kimwe mu bintu byamanuye Satani mu ijuru, Imana ikavuga ati mvira hano, ngo yaravuze ngo nzazamura icyubahiro cyanjye nyisumbisha icy'Uwiteka. Imana ubwayo mu ndahiro yayo iravuga ngo icyubahiro cyanjye nta wundi muntu tuzagira gute tuzagisangira. Iyo havuyeho icyaha cy'ubwibone, nicyo cyaha kirimbura abakomeye, aboroheje, abari bageze ku gasongero. Kimwe mu byaha bibarimbura ni icyaha cyitwa ubwibone. Vestina na Dorcas na Robert, nawe unkurikiye, niba hari ikintu kibi, ikintu cyitwa ubwibone, ubwirasi, kwishyira hejuru, ibyo bintu riviti, wowe unkurikiye ubireke, nanjye Robert mbireke, na Vestina na Dorcas babireke, Germaine na Alicia mubireke, Israel Mbonyi n'abandi bahanzi mwese mubireke, ba pasiteri, ba Apotre Mignone, ba Dr Paul Gitwaza n'abandi mwese. Ibintu byo kwishyira hejuru, it was towa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Icya kabiri ni ururimi rubeshya. Niba hari icyaha kibi ni ukubeshya. Bibiliya ivuga ngo uhereye kera kose uwo ni umubeshyi, kandi ubeshya cyangwa se ukora icyaha wese ni uwa Satani, kuko niwe se w'ibinyoma. Iyo umuntu akanwa ke, intekerezo ze, imbamutima ze zishamitsemo ikinyoma, uwo muntu ntaba ari uri kuvuga, ahubwo aba ari mikorofone ya Satani. Hari akantu gatoya mwakoze mu kiganiro, Imana kubabarire nanjye imbabarire kuba nje gukora ikiganiro nk'iki ngiki kuri wowe. Abantu benshi bajya bita ibintu bita planka, gutebya, kuriganya, kubeshya, ariko niba hari ikintu cyaraje ishinga umuntu witwa Yakobo, akavuga ngo Uwite umpindurire izina, unkureho izina ryitwa umuriganya. Kuriganya ni icyaha kibi, kubeshya pe. Nanjye ahantu Imana imbonaho umugayo wose wo kubeshya rwose, naturiye ku karubanda. Imana imbabarire, n'umuntu ushobora kuba narabeshye, ni ukuri ambabarire, kandi n'Uwiteka ambabarire pe nsabye imbabazi. Hanyuma rero mu kiganiro cyanyu Vestina na Dorcas mwashyizemo ibinyoma birenga bitatu. Ibyo binyoma mugabanye kubeshya, kugira ngo Imana yishimire inabageze ku gasongero. Kuko nimushamikiraho ubwibone, mugashamikiraho ikintu cyitwa ibinyoma, aba bahungu b'i Kigali barababoroka, muraza kumera nk'abandi bahanzi bandi. Kuko inaha i Kigali hari itsinda ry'abantu bazamura uwo bashaka bakamanura uwo bashaka. Kugeza uyu munsi reka mbaho urugero rwa hafi rw'umuntu wa hafi wanyu, nibwo muraza gutekereza ikintu ndi kubabwira. Uyu munsi mpamya neza ko hano muri uru Rwanda, uyu munsi muri generation iriho pe, yaba bize ku Nyundo, yaba bavukanye impano, nta muntu n'umwe urusha impano abantu babiri ngiye kuvuga. Umuntu witwa Niyo Bosco mu Rwanda ndahamya neza, nta muntu umurusha ubuhanga, nta muntu umurusha impano, nta muntu umurusha ubwenge, nta n'umuntu umurusha n'ubumenyi mu bintu byitwa umuziki. Ariko ibi biganza byaravuze ngo no, birafunga. Iyo byafunze hari za WhatsApp, hari amatelefone avuga ngo uyu munsi wirenga ahangaha. Bivugiye iki rero, cyangwa se impamvu bivuze? Iyo umuntu azanyemo ubwibone, kubeshya, ikintu Imana ikora ni ukumwanga. Si Imana yanga abantu, kandi Bibiliya ivuze ngo Imana ibyanga urunuka, ni ikizira mu maso yayo, ni bibi. Ururimi rubeshya,
donc mu bindi harimo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Ndakeka icyo ntacyo nyibashinzaho, ntacyo mwakoze. Imana izanabarindira ibiganza byanyu n'ubwenge bwanyu. Ni kuko rimwe na rimwe abantu bari kugenda bamamara banabona n'amafaranga. Mwabana ba mama mwe, abantu uko bagenda bakura bagenda bajyaho ibyasha, rimwe na rimwe bakaba banagurisha ubugingo bw'abandi n'imibiri yabo n'iki byose. Imana y'amahoro ibarindira ibiganza byanyu, ibarindire imitekerereze yanyu, ibarindire n'imitima yanyu. Kuko uko abantu bagenda bakira bigira hejuru mu by'ubutunzi, Satani abategesha imitego. Hari abakire bavusha amaraso, akanako nkababwire ndabaruta mwa bakobwa bacu mwe. Yego, ariko aho rwose ntacyo bashinza, n'uwabashinza nakisiga amarange nkababuranira. Umutima ugambirira ibibi, ntimukagira umutima ugambirira ibibi. Amaguru yihutira kugira urugomo, ntimuzagira urugomo mu bitekerezo byanyu no mu bikorwa byanyu, kugira ngo mubashe kugera kuri standard. Kuvuga ibinyoma no guteranya abavandimwe, nabyo ibyo bintu muzabyirinde. Imana ibyanga urunuka. Icyo ni icyambere najya ngo mbabwire. Umutima w'ubwibone muzawirinde, umutima wo kubeshya muwirinde, umutima wo kugambanana muwirinde, kuvusha amaraso, guteranya abavandimwe n'ibindi binyoma, ibyo bintu muzabyirinde. Imana y'amahoro izabana namwe, kandi nanjye ngomba kubyirinda, nawe udukurikiye ukabyirinda. Ikindi cya kabiri, ndashaka kugira ngo mbagire inama kugira ngo muzike zanyu zikomeze. Icyambere, bibaye byiza mwashaka abantu batatu ngiye kuvuga mukabaganiriza ukuntu bafashe icyo bita guhozaho bakabishobora. Muzigire, kuko nabonye ko icyatumye hari mutandukana na Irene, ashobora kuba ari umutware wa Vestina udakunda ibi bintu, kubera amanyanga yabibonyemo. Kandi natwe n'amaso yacu natwe turareba, twabonye ko harimo amanyanga mu buryo urugo rwa Vestina rwagiye rujya hanze. Ni ukuri, niba hari umwana w'umukobwa witonda, w'umugwaneza, w'umunyemwe, Vestina arimo. Rero buriya nta muntu unezezwa no kubona urugo rwawe rwandagaye hanze. Ikintu rero gishobora kuzabafasha, biragaragara ko Idirisa ari umwe mu bantu bashobora kuba hafi yanyu bakabafasha. Bibaye byiza, uri umusitari, ntabwo azanga kukuvugisha. Muzaapproaching umuntu witwa Knowless Butera, mugisha inama y'ikintu cyatumye aba consistency nyuma yo kuva mu kajagari kose. Ubwo abantu bo muri generation yacu na ba Bulldog, ba Jay Polly, ba Tom Close, ba Deben, ba Theo bose babireba, ba Titusi, donc niyo generation nabagamo. Knowless Butera muramuzi, na ba Dream Boys. Hanyuma muzamuganirize, azabagira inama y'ukuntu umuntu ashobora guhozaho mu muziki kandi akagumya kuba kuri standard. Even na Tom Close bashobora kubafasha, kuko ni abantu bakuze, na Israel Mbonyi, ndumva abo bashobora kubafasha, bakaba babagira inama y'ukuntu muguma kuri standard. Cya kabiri, iki kiganiro ni mukibona mukacyumva neza, ni igitekerezo ngiye mfite. Hari umwana w'umuhungu w'umwanditsi, ni nowe hari mu majyaruguru, wandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niba icyerekezo mwumva mufashe gihinduye icyo mwari murimo, kuko buriya gufata umwanzuro batingiye gutandukana n'umuntu nuko hari ibyo mwabonye bitagenda neza. Nazabaha contact mukamuvugisha, akajya bakomporeza indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bwe, kugira ngo mugire umumaro wo guhindura benshi gukiranuka, muzabone iminyago niba mushaka kujya mu ijuru. Gusa niba hari ikindi cyerekezo, kuko nkurikije ama prophecy agenda batambukaho, hari ikindi cyerekezo mwerekeje, mu nyorizi inama ndi kubaha nta kibazo. Ariko mwumva ko hari undi muyoboro muganyemo, byaba byiza. Icyo ndumva nakibagiraho inama, mwazamushaka mukanaganira n'aba bantu navuze, witwa Knowless Butera, Tom Close mukamugisha inama, umuntu witwa Israel Mbonyi, memu n'umuntu witwa Jobel Ngabo Medi. Bashobora kubafasha mu bijyanye na consistency music, cyangwa se n'inzira y'ukuntu umuntu akora true agapfumura. Mwagize amahirwe murenga umupaka, mwinjira mu ruhando rwo kumenyekana. Ikiba gisigaye rero ni ukumenya kurinda
ubwanyu n'ibihangano byanyu n'ubuzima bwanyu. Icyo nakibabwira. Ikindi cya kabiri, yaba Vestina yaba Dorcas na family yanyu, murinde imiryango yanyu kurusha ibindi bintu byose. Donc mukunde kamera muyirinda. Iyi nama nayo ndayibahaye, mukunde kamera muyirinda. Biba byiza ko ushobora kuza kuri kamera, ariko si byiza kuza kuri kamera wese. Buriya hari ibintu byagiye bitubaho nko mu ivugabutumwa, tukagendana urugamba n'abantu mu maso yabo baje bashyizeho masike, bashize amakositimu imbere, ariko twebwe tuzana amasura yacu. Nicyo cyatumye mutwanga mukadutuka. Twaje twese tubabwiza ukuri, tubabwira n'icyo dutekereza. Mubona ko uyu munsi nta waduha agatuti, batubwira ko turi abanyeshyari, turi abanyamatiku, ariko mu by'ukuri si uko ibyo tubagira inama ari bibi, ahubwo nuko twebwe twahisemo kuza dufata ibyarindamo zacu bitubera igihombo, tuza gukora umurimo w'Imana. Mukunde kamera muyirinda, byababera byiza. Ikindi cya kabiri, nabagira inama nziza yuko mutahitamo umurongo wo kuba aba YouTuber, kuko buriya mwoze senteze y'ikiganiro mwakoze kiragaragara ko gihishemo amakontenti agera nko mu 10 mushobora gukora kandi abantu bakabakurikirana, ariko izo kontenti zirangiye byababera imbogamizi kubona ibindi bintu no guhita abantu babahararuka. Donc uko abantu bamenyana niko bagenda bamenyerana. Ubu hari ibintu byanze bikunze, tuvugisha ukuri, hari ibintu byangije ku buzima bwanyu nyuma yo kugenda ubuzima bwanyu n'urugo n'umuryango wanyu bigenda bijya hanze, aba banyamakuru aba YouTuber bagenda babishyira hanze. Buriya tube clear, iyo umuntu akuvuze katinga, mbabwiza ukuri clearly, iyo umuntu agushyize hanze cyangwa se agushyizeho shame, abantu bashobora kugukunda, bashobora kumva ko nta kibazo, ariko hari ikintu aba yangije ku buzima bwawe. Tube clear. Donc reka mfate nk'urugero rwafi kugira ngo mubyumve neza. Ubu uyu munsi uri inshuti na Robert, umuntu akaza kuba atari ko Robert ni umujura, nubwo yaba atarakwibye, utangira kujya ubaho ucunga ibintu byawe, kuko bakubwiye ko muri mindset Robert ari umujura. Rero mube clear yo gukipinga ibintu byanyu, muze mukore ibigaragara on air. Niba ari release songs, muze muyireleasinge hanze. Niba ari igikorwa runaka, muze, ariko prive muzishyire muzikipinge nyine. Twenda two mu gikari tumeserwa inyuma. Rero bana ba mama ndabakunda, ariko mutekereze kabiri, mwige ku biganza bigiye kubakira. Ikindi cya kabiri, mwige kurinda imitima yanyu, mwige kurinda imibiri yanyu. Ibi byo kuza kwitukuza, ibi byo kuza kwambara ngo twenda tuboneranye tugatuma abantu baza kubakomentinga ngo babonye ngo wambaye agakariso k'umweru, please mugumye mubabarokore, mukipinge. Donc mugirinde agaciro zanyu, nibwo igikundo cyanyu kizagumaho. Naho ubundi nimurangara, rwose ni ibintu bisanzwe ko habaho abantu bazamuka bakanamanuka. Ibintu bya shite na poje ni ibintu bisanzwe mu buzima. Rero ndabakunda. Reka soze ikiganiro mbabwira ngo Imana amahoro ikomeze ibarinde kandi barindire umuryango. Vestina nakubwira ngo ni mwomwe n'umuryango wawe mwaguke, kandi ubuzima bwanyu bukomeze bube bwiza. Imana ibahire mu byo mukora, ibarindire ubuzima, ibarindire n'ubugingo. I love you so much. Reka duhure mu biganiro byacu by'ubutaha, kandi simwe mwenyine, n'abandi abakunzi banyu ndabakunda. Ariko sinasoza ikiganiro cyanjye nababwiye ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Twakwamamara, twahitinga, twagera ku bindi byose, ariko ubuzima bw'umwana w'umuntu bumeze nk'uburabo buraba mu gitondo, buraraba ejo bugahunguka. Muribuka ejo bundi muri hano ku ishuri Gasogi, muri utwana tw'udukobwa tugezweho. Uyu munsi Vestina ubona ko atagiye kubyibuha wabyaye. Donc nuko urugendo rwacu ruba rumeze. Natwe ubwacu ejo mu minsi ashize nari nagasore keza kagapaseri kakina volleyball, ibintu bikagenda neza, ariko ejo bundi nagiye gukina baranyirukana kubera ko narazamukaga umugongo wapi. Rero ubuzima tugomba kubwinjoyinga, ariko tunibuka ko hari umunsi wo kuzacirwaho iteka. Imana igahana ikanahemba abakoze neza. Imana ibamugisha. Ndabakunda.